wari uzi ko imibonano mpuzabitsina ari impano y'Imana igamije ubumwe bw'umugore n'umugabo, kubyarira isi, kuzuza urukundo n'ubwubahane hagati y'abashakanye. Ikaze nanone, uyu ni wa mwanya rero nabwo tuganira ku bintu by'ingenzi cyane uba ugomba kumenya mu buzima. Buriya wari uzi yuko hari imirongo myinshi cyane muri Bibiliya igenda igaruka kuri iki gikorwa, ariko ku bashakanye gusa. Reka tugende Itangiriro 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 25. Imana yaremye imibonano mpuzabitsina nk'igikorwa cyera. Itangiriro 2 umurongo wa 24, ubumwe bw'umugabo n'umugore. Abakorino 7 umurongo wa 2, kwirinda gusambana ahubwo buri wese agire uwe. Abakorino 7 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, kuzuza uburenganzira bwabo nk'abashakanye. Hanyuma rero Abefeso 5 umurongo wa 25 kugeza ku wa 33, urukundo rufite ishusho y'ubushake bw'Imana. Muri Mariko 10 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9, umugore n'umugabo nk'umubiri umwe. Mu Migani nabo ntago bacikanwe, barakubwira muri 5:18 kugeza kuri 19, kwishimira uwo mwashakanye. Hanyuma rero reka tusoreze ku Baheburayo, bo baje bavuga bati 13:4, gukomeza ubusabaniramana mu mibonano mpuzabitsina. Ikaze nanone rero, reka twinjire mu kiganiro kirambuye, hanyuma tuganire neza, twumve neza igikorwa twese benshi dukunda gufata nk'igiteye isoni. Ubundi Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ryo rikivuga iki? Uyu munsi rero bavandimwe, tugiye kuganira nyine ku ngingo ikomeye, rimwe na rimwe abantu bayifata nk'iy'agahinda cyangwa se isoni, ariko mu by'ukuri ni impano y'Imana. Imibonano mpuzabitsina mu bashakanye, Bibiliya ntibifata nk'icyaha, ahubwo ibigaragaza nk'igikorwa cyera cyubaka ubumwe, urukundo no kubyarira isi. Twinjira mu gice cya mbere cy'ikiganiro cyacu, umugambi w'Imana kuva mu ntangiriro. Itangiriro 2 umurongo wa 24 haravuga ngo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Aha rero tubona ko nyine imibonano mpuzabitsina ari ikimenyetso cy'ubumwe bw'umugabo n'umugore, si igikorwa cy'isoni, ahubwo ni ishusho y'urukundo rw'Imana. Itangiriro kandi 1 umurongo wa 28, mubeho mwororoke mwuzure isi. Imibonano mpuzabitsina ni inzira yo kubyarira isi. Imana yabihaye umugisha. Mu gice cy'ikiganiro cyacu cya mbere mwumvishe yuko rwose iki gikorwa ari igikorwa cyahawe umugisha, ariko barusahurira mu nduru. Hano ntago bavugwamo kubera yuko turimo turaganira ku gikorwa cy'umugore n'umugabo bashakanye. Igice cya 2, uburenganzira n'ubwubahane mu bashakanye. Hariya rero mu Bakorino 7:3 kugeza kuri 5, umugabo agomba guha umugore we uburenganzira bwe, n'umugore agomba guha umugabo we uburenganzira bwe. Ntimukimane, ntimukiyime, keretse mwabihanye kereka mwabyihannye cyangwa se mwabyihoreye by'igihe gito, wenda kugira ngo mwiyegurire gusenga. Mbese urumva yuko kutabikora Bibiliya yo ibifata nko kwibabaza, kundi twiyiriza kugira ngo nyine tugandukire Imana, turusheho no kuyegera, nk'uko nayo yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo nyine ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha rero tubona ko imibonano
imibonano mpuzabitsina ari uburenganzira bwombi, igomba gukorwa mu rukundo no mu bwubahane. Mu migani 5:18 kugeza kuri 19 bavuga ko ngo isoko yawe ibe umugisha, wishimire umugore wo mu busore bwawe, amabere ye akunezeze igihe cyose, ukunde urukundo rwe iteka ryose. Bibiliya iravuga neza, bivuga neza nyine ko kwishimira uwo mwashakanye ari umugisha. Murabyumvishije yuko rero burya bwose cya gikorwa dutinya tugirira isoni umunsi ku munsi ari igikorwa gitagatifu cyangwa se ari igikorwa cyahawe umugisha, ariko barusahurira mu nduru nk'uko nabibabwiye. Ntabwo murimo twigira mu gice cya 3 isomo ry'urukundo rwa Kristo n'itorero. Abefeso 5:25 kugeza kuri 33. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Imibonano mpuzabitsina rero mu bashakanye ni ishusho y'ubumwe bwa Kristo n'itorero, urukundo rufite ishingiro mu kwitanga no kubaha. Abaheburayo 13:4 ubukwe bwubahwe n'abantu bose, n'igitanda cy'ubukwe kibe kidahumanye. Imibonano mpuzabitsina mu bashakanye ni igikorwa cyera kidakwiye kwanduzwa n'ubusambanyi. Wari ubizi se? Yes, ngira ngo rero murabyumva yuko bavandimwe, imibonano mpuzabitsina mu bashakanye ari impano y'Imana, ni inzira yo kubaka ubumwe, gusangira urukundo no kubyarira isi. Si icyaha, si isoni, ni igikorwa cyera iyo gikozwe mu rukundo no mu bwubahane. Nimuze twubahirize ijambo ry'Imana, twubake ingo zacu ku rukundo, ku bwubahane no ku bumwe bw'ukuri. Thank you so much ladies and gentlemen. Warakoze guhitamo The Mic Radio na TV. Nyita Boss Kabutura. Wadufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha Boss Kabutura. Tugira na YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Imana itugirire neza. Bye bye. Ciao ciao. I'm out.